Turabasuje, turabakiriye, tubahaye ikaze muri iyi midday power surge, ingeri yihariye yo gusohora k'ubuhanuzi, aho turebera hamwe amakuru y'urugendo nk'uko arimo kugenda asohoza ubuhanuzi bwa Bibiliya. Bavandimwe nanjye bashiki banjye, COP26 nyirizina irimo guteza imbere ikiruhuko cyo ku cyumweru mu gihe cy'inama y'indagurika ry'ikirere. None ubu ngubu ni nyirizina. COP26 nyirizina irimo guteza imbere Kucyumweru nk'umunsi wo kuruhuka. Bavandimwe nanjye bashiki banjye, mbere yuko njya muri ibi ngibi, ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, ninde wateye Eva gucumura mu murima wa Edeni? Se yari Satani cyangwa yari ubupapa? Yego rwose, yari uwa mbere. Ikibazo cya kabiri, mbese ninde wari uri mu bantu benshi maze akabatera mu gihe cyo kubambwa kwa Kristo, akabatera guhamagara ngo basabe baraba ngo maze babambe Yesu Kristo? Ese yari Satani n'abadayimoni be cyangwa yari ubupapa? Bavandimwe nanjye bashiki banjye, yego rwose yari uwa mbere, Satani. Ibi ntabwo bikuraho umumaro w'ubupapa mu minsi iheruka kugira ngo bazane itegeko ryo kuruka ku cyumweru kandi birimo n'akarengane. Ariko nanone nimukureho imbaraga za Satani, imbaraga za myuka ye isa nabi, myuka ye yanduye. Byashyiraga 16 ku murongo wa 13. Bavandimwe nanjye bashiki banjye, twabwiwe ko abadayimoni bazaza mu ishusho y'abantu bagasaba abantu kugira ngo basabe babohora baraba maze babambe Yesu Kristo. Kandi ibyo ngicyaha kigomba gukora byinshi no kuramya. Reka byo tubijyemo. None ubu ngubu ni COP26 nyirizina. Ibuka ibyo Intambara Ikomeye Pg 548 havuga. Imyuka, imbaraga eshatu uprotestanti bwaguye, ubupapa, cya gatatu no gusenga imyuka. Kandi Intambara Ikomeye Pg 590 tubwira ko gusenga imyuka y'abapfuye bizatera abantu kugira ngo basabe ikiruhuko cyo ku cyumweru, ndetse gusenga ku cyumweru ku gahato. Ibyo mubishyire mu bitekerezo. Ndashaka kuvuga ibi ngibi. Abatumiwe muri COP26 rwose bagomba kuba bahuye n'ubupapa. Ibyo ngibyo nubikuremo, nukuremo imbaraga za Satani n'imyuka yanduye. Noneho reka tujye muri ibi ngibi. Ndashaka ko tureba inama y'umuryango w'abibumbye yiga ku bidukikije yo muri 2021 ibera mu Bwongereza. Kandi ndashaka kubereka website yitwa Programme ya Presidence y'inama. Website ivuga ibi bikurikira: gahunda ya Presidence ya COP26 izamurika ukwihuta muri sosiyete yose, kandi yite ku ngingo z'ingenzi kugira ngo bashyire imbere ibyifuzo ndetse n'ibikorwa. Kugira ngo bashyire imbere ibyifuzo ndetse n'ibikorwa. Igika cya kabiri kiravuga ngo Presidence, ibikorwa bya Presidence bizihutisha igikorwa cyihuse cyo kugira ngo bagere kuri net zero ku isi hose. Kandi ahangaha urahabona gahunda y'icyumweru cya mbere, kuva ku cyumweru 31 z'ukwa 10 kugeza ku Isabato tariki 6. Giza noneho nshuti zanjye, noneho gahunda y'icyumweru cya kabiri. Ku cyumweru ni umunsi wo kuruhuka. Ibyo twabibonye imbere. Reba rwose ibyo bitonze. Reba ku kazu gatukura n'umwambi utukura. Ku cyumweru ni umunsi wo kuruhuka. None ibi ngibi bitekerejeho nshuti yanjye, bibitekereze. Ni ukubera iki byoroshye kugira ngo bashyire icyumweru nk'umunsi wo kuruhuka muri iyi gahunda? Nshuti zanjye, igisubizo cyoroshye ni iki:
abenshi muri abayobozi n'abatumiwe muri iyi nama ya COP26 muri UK 99% bose babona icyumweru nk'umunsi wo kuruhuka. Nshuti zanjye, ndashaka kubaha ibihamya 5 kugira ngo twemeze aya makuru agezweho. Icyo cyari igihamya cya mbere, none ubu haje igihamya cya kabiri kibyemeza. Hari company ifite urubuga rwa social media yitwa Green Matters. Green Matters, reba hano, ifite abayikurikira miliyoni kuri Facebook. Reba ibumoso kuri screen yawe. Ivuga kuri Facebook uko Green Matters ni ikigo cy'itumanaho cy'imibereho kiriho mu gushyiraho amakuru ndetse n'ingingo mu burambe ndetse no kuzana udushya kuri bose. Dushaka guteza imbere ubumwe, ibiganiro ndetse n'amashyirahamwe kugira ngo dutere imihindukire mishya y'ukuri ku isi. Ese imihindukire mishya y'isi ni iyihe? Ahangaha hari Green Matters na website yayo. Bafite umutwe uvuga ngo ese COP26 izabona igisubizo gifatika ku ihindagurika ry'ikirere. Igika kiravuga ngo ibiganiro ku bukungu ku itariki 3 z'ukwa 11. Imbaraga zitanduye zizaganirwaho ku itariki 4 z'ukwa 11. Urubyiruko ndetse n'imbaraga rusange bizaganirwaho ku itariki 5 z'ukwa 11. Kandi n'ibi byaremwe bizaganirwaho ku itariki 6. Reba indi rikurikiyeho. Nyuma y'umunsi wo kuruka ku cyumweru, tariki 7, inama zizakurikiraho zizareba ku kwemeza kw'imihindagurikire y'ikirere. Interuro ya nyuma, reka twizere ko bazagera ku kintu cyiza ku iherezo ryayo. Ibyo ni byavana n'abashiki banjye. Reba umuhamya wa kabiri, icyumweru nk'umunsi wo kuruhuka, tariki 7 z'ukwa 11 2021. Hano uyu munsi ni izihe tariki? Ndashaka kubereka umuhamya wa gatatu. Murebe hano. Aha hari urubuga rwitwa State of Green. Afite umutwe uvuga ngo COP26 ku cyumweru tariki 7 z'ukwa 11. Noneho reba hasi. Ku cyumweru tariki 7 z'ukwa 11 ni umunsi wo kuruhuka. Ibyo ni ukuri bavandimwe. Umunsi w'ikiruhuko. Nawe bahamya abandi ukeneye, ndashaka kuguha abandi. Ahangaha hari urubuga rwitwa ihuriro ry'ibidukikije muri Commonwealth, CHEC. Afite umutwe uvuga ngo COP26 gahunda y'umunsi 7 z'ukwa 11. Igika cyose kiravuga ngo gahunda y'umunsi ku itariki 7 z'ukwa 11 iratandukanye ugendanyije ku zindi zose. Kubera iki? Kubera ko aho COP26 nyirizina ibera mu nyubako, ikoresha icyumweru nk'umunsi wo kuruhuka ndetse no gufata akanya ko kuruhuka. Ni by'ukuri bavanywe nanjye bashiki banjye. COP26 nyirizina iteza imbere icyumweru nk'umunsi wo kuruhuka. Biracyabitekerezaho. Itegeko ry'icyumweru, kiruhuko cyo ku cyumweru ku itegeko, usanga ku cyumweru ku itegeko kugira ngo barwanye ikibazo cy'indagurika ry'ikirere ndetse n'ibibazo by'isi. Bavanywe nanjye bashiki banjye. Ndabaha umuhamya wa 5. Ihuriro ry'amatorero ku isi, kandi muzi abo bana bari bo. Ihuriro ry'amatorero ku isi, website yabo bafite umutwe uvuga ngo Cathedral Glasgow izakira gahunda yihariye ya COP26 ku cyumweru n'abakristo bavuye hafi ku isi hose. Igikorwa cyateguwe n'amatorero y'i Glasgow ahuriye hamwe. Abavanywe n'abashiki banjye, biracyari aho ngaho. Naye matorero agize amatorero y'i Glasgow yose hamwe. Ayo matorero ari aho ngaho: itorero rya Scotland, itorero rya Methodiste, Kiliziya Gatolika y'i Roma, Salvation Army, itorero ry'Abepiskopali muri Scotland, United Free Church, United Reformed Church. None reba kuri ibi ngibi. Amatorero y'i Glasgow yose hamwe yanditse bikurikira: ku cyumweru bizaba ari byiza kugira ngo twakire abantu bavuye mu bihugu byinshi muri Cathedral y'i Glasgow.
ahantu aba abantu bo ku isi yose bahagiye baza mu binyejana byinshi kugira ngo bahurire kandi bahasengere. Ihuriro ry'amatorero ku isi, inshuti zanjye, muri COP26 kandi ifite inyubako iberamo COP26, bateza imbere kwerereza, gusenga ku cyumweru ndetse n'ikiruhuko cyo ku cyumweru, gusenga ku cyumweru. Bavandimwe na bashiki banjye, ndashaka ko mureba kuri ibi ngibi, intambara ikomeye paje 41 haje mu mutwe wanjye. Uyu ni mu mwaka wa 321 ku itariki 7 z'ukwa gatatu. Aravuga ngo mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 umwami w'abami Constantine yashyizeho itegeko rivuga ko umunsi wo ku cyumweru ubaye umunsi mukuru ku bantu bose batuye aho ingoma y'Abaroma yategekaga. Yasabwe kubikora n'ababishopu b'itorero, aho bagaragaje icyifuzo ndetse n'inyota y'ubutegetsi, kuko ngo wari umunsi wemerwa n'abakristo hamwe n'abapagani. Bamubwiye ko bizateza imbere kwemerwa k'ubukristo ndetse n'abapagani, kandi bikazamura imbaraga z'itorero ndetse n'icyubahiro cyaryo. Ibyo byibuke, dufite abasenga ibyaremwe muri COP26. Nihe Mana iyobora abo ngabo basenga ibyaremwe? Nshuti zanjye, ni izuba. Nshuti, tugeze hehe? Kandi rwose amatorero harimo Kiliziya Gatolika y'i Roma bari kubona ibi ngibi nk'amahirwe kugira ngo bahutishe imbaraga ndetse n'ubushobozi ku isi hose. Mu gihe itegeko ry'icyumweru ryaba rishyizweho, gusenga ku cyumweru, reba nshuti zanjye, intambara ikomeye kuri paje ya 41. Iyi ni ku gika cya 3, inteko nyuma y'indi nteko. Kandi iki cyabaye, bateshaga agaciro Isabato yashyizweho n'Imana. Umunsi wa 7 ariyo bakunda kwita kwa gatandatu, maze bakarushaho kwerereza umunsi wo ku cyumweru. Inteko nyuma y'indi nteko, inama nyuma y'indi nama. Muri buri nama, nshuti zanjye, ese COP26 ni imwe muri izo nteko? Yego nshuti, reba igikomeje kuvugwa ngaho. Tugiye kuvuga ku mugozi w'icyatsi. Umugozi w'icyatsi ugaragaza kwizera. Umugozi w'icyatsi ugaragaza kwizera mu bitekerezo byanyu. Ubururu, amategeko. Kandi n'ubwiza n'ubworoherane bwo kwizera mu Mana byatangiye kwibirira mu bugingo bwanjye bwari bwaraguye. Nshuti zanjye, kwizera nicyo dukeneye. Kandi wibuke ko igihamya nkunda ku kwizera, Matayo igice cya 6, mwebwe afite kwizera guke, havuga abiri hasi, ibyatsi, icyatsi, ukwizera. Matayo 6:25 kugeza ku 30. Ikindi gihamya nkunda nshuti ni ubutumwa bwatanzwe mu gitabo cya 3 paje 172 havuga ngo kwizera mu bushobozi bwa Kristo kugira ngo adukize, twuzuye kandi tunaniwe, ni ukwizera kwa Kristo. Ndongera izindi ngingo zanjye. Kwizera mu bushobozi bwa Kristo kuzatwuzuza kandi kutube hafi igihe tunaniwe, mu nzira ze ndetse no mu gihe cye. Ni ukwizera kwa Yesu Kristo. Nshuti zanjye, reka tuzasangwe muri rya tsinda ryo mu Byahishwe igice cya 14 umurongo wa 12, aho Kristo azavuga ngo aha niho hari ukwihangana kw'abera bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera kwa Yesu Kristo. Nshuti zanjye, ukwizera kuzihanganira kuba twenyine, gutinda kw'igihe, inzara, ukwizera kutazatsindwa. Icyo nicyo kizatwereka rwose umwuka w'imbabazi wahawe twese kugira ngo twitegure icyo gihe. Reka tuzasangwe twuzuye muri iyi minsi iheruka. Ntimugire ubwoba, mwizere Imana, mwizere. Nshuti, ni iki kindi navuga? Nka Paulo navuga ngo mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11, nshuti zanjye, mugume ku murongo. Maranatha, ubuprotestanti burakomeje.